shimuraje njye gukira naje habaye ikimva mubwire uzi ibintu kankoreye yes uzwo yitoye akambwira ngo nagira ko dukundana ni imyaka yose mumaranye imyaka gusa kari imyaniko ibaze guhera primaire umuntu turi kumuri kumva none ngo kuko maze ngo kuba umukinnyi ngo ukomeye ateye arabyimbye nyine yanyanze none se banzu mbwire mwapfuye gakobwa yitonze aragenda gutyo cyangwa yewe ibi byo ntabwo mbizi ariko giye cyambabaje kurushaho nta nubwo afite no kuza ngo amfacinga bimbwire nyina mama wanjye aragenda ama voice note kandi nyikumvisha nyumvira ahantu tugeze Gabi kuva uno munsi ntuzongere kunyandikira usibe nimero yanje ntuzongere kugera ku rugo iwanje ndakugaburira nta kintu wabuze iwanje ariko ibyo ndimwe nawe ntago mbyumva ariko wabuze iki iwanje uri kwiruka mu bagabo uri kwiruka hariya na hariya umva ibyanje nawe birarangiye sibyo ntumpamagare usibe nimero yanje umbloke Mujinga niwe gukorera nambara unyumvire kakajinga kakwiyumvishijemo iki ariko cyane cyo mbara unyumvire umva voice note nasaruze mu mutwe aramva nakabazo hano basigaye barabyimbye muri iyi minsi baziteye mu kirere uzi n'ibindi se nanjye byigeze kumba yuko tumaje gusanga ibi bintu ntabwo bizavamo icyo nakubwira cyo netekerejeho nsanga wapi ntabwo bizavamo none se dupfuye iki ntabwo icyo kibazo se bivuye hehe urabizi nawe urabizi ibintu zibiki umva maneno kwisha toka nta kintu ngo tuzongera kuvugana nibyo kandi nibyo nakubwiraga byarangiye nta kintu ufite cyo uritekerezaho nta kintu ufite cyo kuvuga sawa bye toka Cumi misatsi yameze akarumva ibintu bidenze ariko basi we yaragufasha kujyana ku ruhande urumva difference iri hagati yacu giye ni voice note nta nubwo yaje ngo tubonane abimbwire abahungu iki gihe urabizi mfite plan tiko kuri umuti umwe ariko wundi urimo wa wundi ubundi bizave mu nzira reka nze mwereke haguruka mwereke faya hano mwereke kinga bitoza urabona iyi ngiyi bayita ki kata hano bayita blacklist iyi ngiyi mbese irakubaje ndika gukora ku mutima blue gakenya nikobaje gake ariko nabwo yarakubaje iyi inshallah agukora ku mutima aho ndufite imituku gusa sawa twagiye blacklist z'abantu nandikana blacklist blacklist wa mbere Cedric wakabiri Ray blacklist nasa same gatatu kagahungu ka Brice umva mana yanjye kariya noneho mana yanjye yesu we anyemeramo
nibutse uwa kane Ben bene mwahuriye heza bene wenze n'uw'icyumweru kimwe ari gupfa kumushyiraho yarambabaje ndambe kubwira cyangwa amuzaza muri blue cyamukara sa n'ibyo nawe uzabyumva uwa gatanu hey ka Justin kakandi nuko muri primaire wundi waguhoye kwambara uniforme zishaje yone akambara tufomu dushyashya karishya kari none ndoga ashyira mu bururu uje nabyo nshaka no sisi kambabaje bururu kubera ko urabizi icyo wazize none se sa mu bururu ukutuza kumubaza cyane bamaze kuba batandatu wa karindwi Eric Rukam tipe waduhaye lift iyo kuruka nako ntabwo muzi ako nayo nababaje gusa na hano mwereke wenda mo barahunda ndamushyira muri nunzu ubwo ni wa karindwi sibyo Eric wa munani sikwese banshana kandi numvaga afite abantu ni benshi tubike bose kandi ni panga kuretse uko umuntu wamaze umumereza uko umuntu uruka kagatipe twahuye nako muri club yazanye na shiri wanjye nako ex tukaza muri club yari indokaga mu mwicaranye aranese sere kobaje kandi koko blacklist cyangwa n'ubusatsi bushyira mu mutuku again ni brand Alan yeah aha ubwo ni wakangahe umunani Hello? Andi kuri polisi? Twashaka gutanga ikirego? Tubonye umuntu kokeni mu modoka ye. ZZ72. Turi ziniya kuri KKS 32. Yego. Mwihute taragenda ariko. Sa murakoze. Roger, namuonye.
Suspect namuoye namugezeho. Polisi, manika amaboko yawe. Ashinzwe ibyaha byo gucuruza urumogi. Tugende. Genda imbere. Jinga turamurangije. Shisha n'umurongo. Ray. Nizanye ibyo mwatumye. Gabi, Yego. nta biryo twatumye. Sure. Oya nta biryo twatumye. Ubushobozi ko ntabwo nakuye. Kuko yawambwiye ngo mbiderivaringe yamwe mbizana. Ninde se? Ijwi ryari nk'iryo ryawe. Sha nta biryo twatumye. Harimo ibyo usobanura? Harimo inyama zokeje n'ibirayi byokeje. Harimo umunyu se? Okay. Urakoze. Gerbe. Wagize gute? Avuyeho. Wa kabiri nako warangiye. Mission what? Accomplished. Ukurikiyeho? Kurikiyeho Brice. Brice ati nk'ufite. Ni ex wanyonye bibwa nakundaga. Tujye kumuziza imbwa. Of course, narayikundaga. Okay.